noneho ese ko tubona Michelle yakomeje kuba yashegera Nkuranga bya danje, kandi tuzi neza ko Isabella yarari inshuti ye magara basangiraga kabisi n'agahiye, tukaba turi kubona ko Michelle akomeje kuba yamuhemukira ku rwego rwo hejuru, akaba yafashe n'umwanzuro no kuba yabana na Nkuranga. Ese ibi bintu wowe urabitekereza iki? Ese wowe uratekereza amakuru namara kuba yagera kuri Isabella azabyakira gute? Niyumva ko inshuti ye magara yizeraga, inshuti magara yizeraga ko yo yamukorera buri kimwe cyose, ariyo igiye kuba yamutwara umugabo kubera ko afunzwe, ahubwo kugira ngo babe basenyera umugozi umwe wenda babe bareba ko yafungurwa, ahubwo akaba ari uri kwifuza ko yahera muri gereza. Utekereza ko Isabella namara kwakira amakuru azabyakira ute? Ese ari nkawe ukishyira mu mwanya wa Isabella, ukisanga muri situation inshuti yawe magara wizeraga wafata nk'umuvandimwe akaba ari gukorera bino bintu, wakora iki? Guys, mwayikaze. Nibura bwa mbere wawe wisanze hano kuri iyi channel ukaba ushaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu My Daughter, icyo tugusaba ni ukuba dutera inkunga yo kuba wakanda kuri buto ya subscribe, ubundi tukajyana mu biganiro byose dutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Icyo tugusaba niba wifuza kuba wagira uruhare kuri filime yacu My Daughter ni ukuba watanga ibitekerezo, ukaba watubwira nawe ukuntu bura wakiriye kuri filime yacu My Daughter. Ese ubona ibya Hanze ndetse na Vumilia byo bizarangira ute? Kuba Vumilia afite agahinda gakabije kukuntu abavyeyi ba Hanze nimumara kuba bumva ko Hanze ari we papa w'umwana aho kugira ngo abe wa Nkuranga, utekereza ko bizagenda ute? Ese ubona iyi situation Hanze wazayitwara mu tuko batavugisha kuri hakiri kare ngo bive mu nzira, ahubwo akaba ari gutegereza? Ngaho tekereza noneho agize umwaka Isabella ibyaha bamuregaga byose akabihanagurwaho, utekereza ko bahungira hehewe na Vumilia? Ese Michelle we na Nkuranga bo bagize umwaka Isabella agafungurwa, utekereza ko barengera he? Kandi turi kubona ko ibintu byose ahantu biri kwerekeza byanga byakunda Isabella niba tamushiraho icyaha cyo kuba yarishe muganga akagumana bino by'umwana uwo yari yafashe wa Vumilia. Turabizi ko byanga byakunda afite amahirwe 30% yo kuba yazarekurwa. Ese wowe ubona ari kuwe haba iki? Ese utekereza noneho Isabella ari kuwe none ikintu yakora? Isabella twese twatangiranye filime yacu My Daughter turamuzi, twese twamaze kuba twabona ibintu yakora. Isabella turamuzi ko ari umusazi, twese twamaze kuba twabona ko Isabella nta mikino agira. Ese ntago ujya wibaza ikintu noneho yakorera abamuhemukira umunsi noneho yafunguwe? Ntago ujya wibaza ikintu yakorera Michelle ukomeje kuba wamuhemukira ku rwego rwo hejuru kandi ari inshuti ye magara? Guys, wowe ukurikirana filime yacu My Daughter umunsi ku munsi, icyo usabwa ni ukuba watanga ibitekerezo, ukaba watubwira nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu My Daughter. Icyo usabwa ni ukuba watubwira ukuntu nawe uri kubibona filime yacu My Daughter ahantu uri kwerekeza ndetse n'ahantu uri kugana. Kuba Nkuranga akomeje nawe kuba yahemukira Isabella, kandi tuzi neza ko mbere hose yahoraga amurwanirira ntiyumve n'ikintu na kimwe bamuvugaho nabi ngo yagitega amatwi, ariko kuri no nshuro kuba Isabella afunzwe akaba atangiye kuba yazana imico mibi, akaba atangiye kuba yamuca inyuma agakora ibintu byose yishakiye kubera ko Isabella atagihari, bikomeje kuba byaba ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo tuzi rero ahantu Nkuranga yazarengera umunsi Isabella yisanze yafunguwe, ibyaha byose arimo kuregwa kano kanya babimuhanaguyeho. Ese Isabella, Nkuranga, Michelle, Hanze ndetse na Vumilia, utekereza ko iyi situation bakomeza kuba bajyamo bazayikuramo gute mu gihe cyose noneho ibibazo byongeye kuba byatangira bundi bushasha? Noneho ntabwo cyo wibaza ahantu barengera umunsi Isabella yamaze kuba nawe yarekurwa? Ese Michelle utekereza ko kuba Isabella yarekurwa abyishimiye? Michelle turabizi ko byanga byakunda ubu ngubu ikintu yari gutekereza cyonyine no kuba ari gutekereza ko
ucyagira Isabella azahere muri gereza burundu kugira ngo nawe azagumane Nkuranga wiwe. Twamaze kuba twabona ko Michel nta nshuti imurimo, inshuti y'ufungwa ahubwo kugira ngo ibe yasigasira ibyo wasize, ahubwo igasigara igukorera ibyamfura mbi mu rugo rwawe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese utekereza ko noneho Nkuranga bino bintu bizamuhira kuba akomeje kuba yahemukira Isabella ku rwego rwo hejuru? Utekereza ko Isabella namara kumva ko Nkuranga asigaye amuca inyuma ku nshuti ye, ndetse akumva ko Michel inshuti ye magara nayo isigaye amuca inyuma ku mugabo we, bizabahira? Guys, n'abatindiye rero kongera duhure ku indi episode kwita filime yacu Maidota. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri iyi channel. Niba wageze hano ndagukunda. Ciao ciao.